Turi kumwe n'umutoza wa Gorilla Ale Kirasa. Mwatangiye imyiteguro yo kwitegura umwaka w'imikino 2025-2026. Twavuga ko ishusho muri rusange ifite mu ntangiriro z'imyiteguro imeze gute? Ntabwo turabona ishusho neza ya ekipe kuko niho tugitangira, ni umunsi wa kabiri dutangiye imyitozo. Mwabonye ko turi gukora amatest atandukanye kugira ngo turebe urwego cyangwa se abakinyi uko bameze, ko bararutse igihe kirekire hafi amezi abiri. Ubu ngubu turashaka ngo turebe aho bahagaze uko bameze kugira ngo dupange imyitozo yacu turebeye kuri level zabo, cyane muri endurance, mu mbaraga, kugira ngo aho ngaho nyuma wenda y'ibyumweru bibiri niho twagira ishusho neza ya ekipe muri rusange uko abakinyi bameze. Abakinyi bakoze uyu munsi ni abakinyi twavuga ko bose bagorera cyangwa bari muri test? Hari abakinyi benshi bari muri test, ntabwo ari abakinyi bacu gusa, hari nabo turimo kureba bitewe n'imyanya runaka dushaka kongeramo muri ekipe, aribo turi kureba muri izi test zitandukanye. Ndakeka ko mu cyumweru gitaha tuzaba dufite umubare nakuka wa ekipe tuzakoresha mu mwaka uwo. Twavuga ko Gorilla yagize, navuga ko saison nziza ishize. Muri uyu mwaka intego ni izihe? Intego nuko twagira saison nziza paraporo iyo twagize umwaka ushize. Umwaka ushize twararangije ku mwanya wa 7. Ntabwo tureba imyanya cyane, ariko ndashaka kugira ngo performance cyane mu bakinyi ibe nziza cyane, mu mikinire, physiquement, techniquement, tactiquement bibe byiza cyane, kugira ngo tugaragaze umupira mwiza, umupira utsinda. Of course turebe no kuntu ushobora kuzamura impano z'abakinyi, kuko iyi saison twarazamuye abakinyi benshi ba under 20 muri junior yacu, abakinyi hafi 4 n'abakinyi 3 bavuye muri City Boys, ekipe yo muri 2e division. Nabo twari dufite umwaka ushize, ni ukuvuga ko mu mibare dushobora kuba dufite abakinyi 10 baba jeune, dushaka kugira ngo tuzamure level yabo kugira ngo iyi saison bazagaragare kabisa nk'abakinyi bashobora gufasha ekipe mu myaka iri imbere. Mu bakinyi twabonyemo harimo abakinyi nka Tansere, harimo abakinyi nka Kayez, abo namwe mu mazina navuga ko yenda manini yari muri saison ishize, ndetse navuga ko banifuzwaga n'amakipe amwe namwe hanakomeye. Bamaze ko abakinyi ba Gorilla? Navuga kuri Tansere yaradusabye imyitozo kugira ngo garde forme ye, no kugira ngo tumufashe. Bosco we ari kuvugana na ekipe, ndakeka ko nibikunda mu minsi iri imbere bashobora kumupresenta officiellement nk'umukinyi wa ekipe, ariko ntabwo biraba officiel. Naho turi gukorana nawe kugira ngo nawe afatira aho ngaho amenyere groupe. Tansere ni umukinyi ubona wazana muri groupe? Tansere sur les qualités techniques, tactiques, mu mikinire ntabwo ari umukinyi washidikanwaho, ni umukinyi mwiza cyane, umunazi, ariko hari n'ibindi kenshi bavuga byo hanze y'ikibuga. Ibyo ngibyo biraterwa n'umutoza cyangwa se na groupe arimo, kugira ngo umenye uko wabijera. Uparvenir kujera ibyo ngibyo byose, ndumva ari umukinyi umuntu yakwifuza muri effectif ye kugira ngo azafashe ekipe. Turimo turavugana n'umutoza Ale Kirasa, ni umutoza wanagize experience yo gutoza amakipe akomeye nka Rayon Sport nahe. Twavuga ko izo experience ubu ngubu Ale Kirasa yamaze kwidistinga nk'umutoza mukuru, nta kongera kuba umutoza wungirije. Ibyo ngibyo ni chapitre yararangiye kabisa, ni chapitre iri inyuma cyane. Ndakeka ko niyo periode iyo experience twabonye mu makipe atandukanye, ari muri Kiyovu, ari muri Rayon Sport. Ndakeka ko ni ibintu byadufashije. Ikibazo cyari ibyangombwa, kandi n'ubu ngubu direction technique yacu iri gukora neza. Ndakeka ko mu mwaka utaha kwezi kwa 3 tuzagira formation ya licence A, ariyo pour le moment ariyo plafond ya ma formation hano muri Afrika. Ndakeka nayo tuzayikora kugira ngo twongere kandi ubumenyi, twongere kandi gufasha, navuga gutyo, umupira wacu kugira ngo uzamuke. Kocha nk'umutekinisiye, reka nkubaze kano kabazo. Hari amakipe abiri azahagararira u Rwanda mu mikino nyafurika. Ubona asabwa iki kugira ngo yitware neza, aho abanyarwanda bifuza cyane ni mu marushanwa, ni mu matsinda?
ndakeka ko organisation cyane cyane aho ngaho niho ari ikibazo kuko ndakeka ko ari kuri APR ari kuri Rayon Sport staff technique ni nisha n'abakinyi benshi basha birasaba kugira ngo equipe ibe organize akiri kare ubu ngubu baratangiye imyitozo ariko kuri giye navuga ko baratinzeho gato kuko bafite amarushanwa muri Afrika ni yari kuba byiza cyane kuko umutoza kugira ngo abakinyi bamumenyere ibyo ashaka ibyo yifuza bizafata igihe abakinyi basha kugira ngo bumvikane n'abandi abewe cohesion abewe zo affinité muri jeu ari kuri Rayon Sport ari kuri APR bizabafata igihe ndakeka ko byinshi icyo navuga ko iyo warangije saison ni byiza yuko ufatira aho ngaho ugaprepara saison itaha cyangwa se na objectif ufite ako kanya ariko akenshi twe dutegereza ko saison irangira twabona umwanya wagiye ubu ngubu ni kwihuta amakipe ataruzuza abakinyi amakipe ataruzuza staff ivyo byose biri bufata igihe kugira ngo amakipe agere kuri objectif yazo hano mu Rwanda birashoboka kuko na competition nyinshi tugira kuri ayo makipe uko ari abiri ariko hanze muri Afrika byo biragoye birasaba kabisa nibyo tubona amakipe akomeye izi za Wydad ziri muri World Cup iza Esperance turashaka ngo natwe dukine nazo nabo urumva ko biragoye kuko bo bafite experience iri hejuru bakora ama stage hanze mu Burayi muri za South Africa urumva ko twebwe equipe nka Rayon Sport giye gukora preparation ugakora preparation ukora ama match amicale gusa hano mu Rwanda ntabwo usohoka kugira ngo abakinyi bagire iyo competition babone izo match zo hanze urumva ko ni ibintu kabisa tukiri inyuma cyane par rapport y'abandi nkurikije ibyo uvuze urabona n'ubundi hagati ya Rayon Sport na APR arizo zizatwara igikombe muri championnat yego oya ibyo ngyo ntabwo nabivuga ko twese turabakandida kubera ko utavuga Gorilla se utavuga Gasogi utavuga ya Police n'izindi muri championnat reka tubanze turebe na prestation yabo muri Super Cup turebe n'ama match amiko izindi equipe ko ziri butange competition kuri bumere ndakeka ko kuri nubu navuga ko ni champion ishize ni ku minsi ya nyuma twabonye equipe ya mbere ubu ngubu ntabwo wabitangaza champion itaratangira ariko kocha equipe yari wayibayemo ni equipe imeze gute wayibwira gute abanyarwanda ni equipe nziza cyane ni equipe ikundwa cyane n'abantu benshi bashoboka ni equipe izana ambiance kuri stade yo na APR urumva ko ziri kuri yindi level ariko ni kuri Rayon Sport particulièrement navuga ko basabwa byinshi cyane cyane muri organisation kugira ngo iriya equipe ibe nziza cyane kurushaho yego ujya wibona wongeye noneho kwibera nk'umutoza mukuru wa Rayon wanyuzemo umutoza wungirije twe turabakozi urumva ahantu hose ubona akazi kari bugufashe sportivement ukagira CV nziza kari bugufashe financièrement ko dufite amafamiye urumva byose urabishira mu mibare na kabuza ari APR ari Rayon Sport umuntu yayitoza kugira ngo agere kure muri ambitions kocha turimo turagenda tugana ku musozo wa kino kiganiro kigufi tugiranye uyu munsi hari amakuru amaze iminsi wenda arimo avugwa garuka mu bitangazamakuru bavuga ko umunyamakuru rigana ashobora kuza muri staff yawe ibyo bintu warabyumvishe ni ukuri bimeze bite nibyo twaravuganye yaradusabye gukora stage nibyo turashobora ngo tumufashe mu bumenyi buke afite kugira ngo abone uko bategura equipe ari muri pre-season uko bategura equipe umunsi ku wundi kugira ngo agire igitekerezo uko ushobora kujera match donc ni ibintu bitandukanye arashaka kwiga kugira ngo agire ubu bumenyi ntabwo bivuga ko ari muri staff ya equipe staff irahari ntabwo bivuga ko ari umutoza wa equipe byo ngibyo narabibonye no muri za social media zitandukanye ni ukubesha ntabwo ari umukozi wa Gorilla ntabwo ari umukozi wa Gorilla iyo muganire wumva ari umuntu ufite inyota yo kuba yazaba umutoza cyane cyane kandi ni umuntu uri open ni umuntu wumva ni umuntu wumvira ni umuntu bazi ibintu kugira ngo abimenye so tumaze kuganira kenshi ntabwo ari ubwa mbere ni umuntu mbona ko afite future nziza ariko birasaba kugira ngo nibyo turi buganire nawe agomba kuba yiyambuye
umwambaro wo kuba umujournaliste mwiza umusesenguzi n'ibiki biratandukanye n'ibyo dukora hanga. So kuvuga no gushira muri pratique ni ibintu bibiri bitandukanye, ndakeka ko biri bumufashe mu kwiga bizamugeza kure kandi afite future nziza muri football yacu. Kuba umunyamakuru ahitamo kuba umutoza bivuze iki? Ibyo ngibyo bamubaza we, nta kintu nabivugaho. Ikiza nuko ari umuntu uri muri milieu, ari muri milieu ya football, ibamo namwe hari byinshi muzi, hari ibitekerezo mwatanga, hari ibyo mutazi none mukeneye kwiga, so nibyo ashaka kugira ngo yige agire ubu bumenyi. Ndakeka ko ni ibintu byiza iyo uri muri field runaka ugakomereza muri iyo field, biratandukanye n'umuntu uvuga amakuru ya politike cyangwa se umuhanzi kugira ngo aze mu butoza, biratandukanye n'umunyamakuru wa sport uvuga football cyangwa se wikurikirana. Kocha, reka ngushimire cyane kubw'umwanya wawe, reka nkwifurize n'amahirwe masa muri ino sezo igiye kuza. Wabaye wa karindwi none ariko noneho uzabe n'uwa mbere n'igikombe gitware. Murakoze cyane kabisa, iyo byifuzo Imana ibyumve kandi izabikora. Asante sana. Merci beaucoup.